Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, izina ry'Uwiteka Imana yacu nirishyirwe hejuru, icyubahiro n'ikibi cy'Imana, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Aya masaha izina ry'Imana yacu nirishyirwe hejuru cyane rwose, Imana yacu niyamamare, Kristo wabambwe nakomeze gushyirwa hejuru ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. None turi kuwa gatandatu, itariki zo ni 27 ukwezi ni ukwa gatandatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 11. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 37. Haranditse ngo ariko bamwe bo muri bo baravugana bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati, databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizere uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati, data ndagushimiye ko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari we wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurira ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe cyane. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Uyu mugabo ni Lazaro wari wapfuye. Lazaro ngo yaramaze iminsi 4 apfuye, ndetse bari baramuhambye byaranibagiranye. Uyu munsi nzanywe no kukubwira iyi nkuru. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe bimaze igihe byaranze, hari ibyawe bimaze igihe bidakunda, hari ibyawe bimaze igihe bitemera. Ukareba hirya no hino ukabona ntawe wo kukurengera uhari, ukareba hirya no hino ukabona nta mutabazi uhari, ukareba hirya no hino ukabona ibintu byose bisa naho byagusize. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu aracyashoboye. Yesu niwe mugabo wenyine, niwe munyembaraga wenyine ujya ubasha guhindura ibintu. Haleluya! Yesu niwe wenyine ujya ubasha guhindura ibintu, bya bindi ubona ko bidashoboka wakabihindura ibishoboka. Yesu niwe ujya ukora ibyananiye abantu wakabihindura. Haleluya! Akabihindura. Ubuzima bwawe nabwo Yesu abasha kubuhindura. Ubuzima bwawe nabwo Yesu abasha kubukoreramo. Ubuzima bwawe Yesu abasha kubuvana ikuzimu, abasha kubuvana iyo bwatanzwemo igitambo. Ndagira ngo mvugane nawe. Umaze iminsi ubuzima bwawe ubona hari ahantu bwatambwemo ibitambo, ubona hari ahantu bwahambiriwe, ubona hari ahantu bwazirikiwe, ubona hari ahantu ibyawe biri gupfira, ntumenye ngo ni hehe, ariko ukabona hari ahantu biri gupfira. Uyu Lazaro rero ngo yararwaye. Amaze kurwara ngo batuma kuri Yesu, ngo baramubwira ngo databuja uwo ukunda ararwaye. Kubera iki? Lazaro yari inshuti na Yesu. Nari igihe ujya uba inshuti na Yesu ukajya mu bibazo ukabona abaye nk'uwirengagiza, ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu niwe mugabo wenyine ujya aceceka azi icyo ari bukore. Yesu ajya aceceka azi icyo ari bukore. Yesu ajya aceceka azi icyo ari bureme. Yesu ajya aceceka byanze bikunze, ariko hari ikintu ajya akora. Iyo aserutse aseruka nk'intwari, iyo aserutse aseruka nk'umunyamaboko, iyo aserutse aseruka
ari rubasha, aseruka ari umunyembaraga. Haleluya, Imana ishimwe. Rero ngo uyu Lazaro ngo agera igihe ararwara, agera igihe arapfa, agera igihe baramushyingura. Ngo bamaze kumushyingura hashize iminsi napfuye, ngo Yesu ngo aragaragara mu gisagara. Haleluya, ndagira ngo mvugane nawe, nubwo ibyawe bimaze imyaka bipfuye, nubwo ibyawe bimaze imyaka byaranze, ariko igihe kirageze. Yesu agiye guseruka, aseruke mu byawe. Yesu agiye guseruka muri bizinesi yawe. Yesu agiye guseruka mu kazi kawe. Yesu agiye guseruka mu rugo rwawe. Yesu agiye guseruka mu bana bawe, abahereza ubwenge ku ishuri, abahereza sukuru fizi, abahereza abaterankunga. Abana bawe bige bafite abaterankunga. Haleluya, abana bawe bagiye kwiga bafite abaterankunga. Abana bawe bagiye kwiga bimwe uwabonaga byaranze bitangire byemere mu izina rya Yesu. Abana bawe bagiye kwigishwa n'Uwiteka Imana ishobora byose. Yesu aho yageze ntashobora kuhasiga hakiri ibibazo. Yesu aho yageze ahagera hari intambara akahasiga amahoro. Haleluya, niko Yesu akoze. Arihariye mu mikorere ye, arihariye mu mikorere ye. Yesu arihariye, ni umugabo wihariye, ni umugabo wihagije, ni umugabo w'umunyembaraga. Haleluya. Yesu rero ngo aragenda, Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo aragenda ngo agera kwa Lazaro, ngo Marita mushiki wapfuye ngo aramubwira ngo ariko databuja, iyo uza kuba wari hano kare. Ariko hari igihe tujya duhura n'ibibazo, umuntu akiheba ukabona ntibyakemuka, ndetse rimwe na rimwe ukabwirwa ngo bizashira, bakakubwira mu buhanuzi ngo bizarangira, ariko we kubera umubabaro, kubera agahinda ukabona ntibyarangira. Ariko ndagira ngo nkubwire, nta mvura idahita. Icyo kigeragezo cyawe nacyo kigiye kurangira. Icyo kigeragezo cyawe nacyo kigiye kurangira. Yesu aje kukirangiza. Izo ntambara zawe nazo zigiye kurangira. Ayo marira yawe Yesu aje kuyahoza. Yesu rero ngo abwira Marita, aramubwira ati yewe Marita, sinakubwiye ngo niwizera uri buze kubona igitangaza cy'Imana? Ngo ariko ngaba mu mudugudu barareba baravuga bati nimurebe Yesu, ngo burya ari umunyantege nke, ngo yanze kuza umuntu ari muzima, ngo kubera ko yabonaga atamukiza, ngo ariko ahengereye umuntu yarapfuye, arigaragaje mu gisagara. Ibi bigaragaza intege nke. Yesu ntajya ananirwa, aceceka azi icyo ari bukore. Haleluya, ashobora guceceka mu kazi kawe, ariko Yesu aba azi icyo ari bukore. Ashobora guceceka kuri mariage yawe, ariko Yesu aceceka azi icyo ari bukore. Yesu yaserutse byose arabikemura. Yesu yaserutse byose arabitunganya. Yesu yaserutse byose abishyira ku murongo. Yesu yaserutse byose arabihindura. Yesu yaserutse araseruka byose agasiga bikemuye, agasiga byose abikoze. Haleluya. Haba ngo uyu nguyu yaza kuba yarahabaye, ntaba yaramubujije gupfa ko ajyaho umurimo. Ngo ariko Yesu arababwira ngo haleluya, mwamushyize. Marita mushiki wapfa aravuga ati reka none aranuka. Ndagira ngo nkubwire, abantu bababona unuka, ariko Yesu ntarabona unuka. Yesu abona ushoboye. Yesu abona uri umunyembaraga. Komera zoni mashando wiribirifa. Uyu munsi wa none, kuri uyu wa kane, kuri uyu wa gatandatu, ndagira ngo mvugane nawe. Yesu arashoboye. Yesu aje kukomora igikomere. Yesu aje kukumara agahinda. Yesu aje kuzura ibyawe, aje kuzura urugo rwawe, aje kuzura mariage yawe, aje kuzura bizinesi yawe, aje kuzura akazi kawe. Bimwe byawe byari byarapfuye, umubiri wawe wari warabaswe n'indwara. Yesu aje kuwuzura, aje kuwuhumanura ugire muzima. Ngo aragenda asanga bashyizeho igitare. Ubuzima bwawe hari igitare cyari kiriho, ubuzima bwawe hari igitare cyari kibutwikiriye, ariko Yesu aravuze nonaha ngo nimukureho igitare. Yesu akuyeho igitare cy'ubugumba. Yesu akuyeho igitare cy'amadeni. Yesu akuyeho igitare cy'ubushomeri. Yesu akuyeho igitare cy'amarira. Yesu akuyeho igitare cy'inyatsi. Yesu akuyeho igitare cy'uburwayi.
Imana ishimwe. Yesu aravuze ngo igitare nikiveho, ngo akimara kuvaho ngo Yesu arategeka, aravuga ngo Lazaro we sohoka mu gituro. Ndahanurira ubuzima bwawe, we wari unkurikiye kino gitondo, sohoka mu gituro. Sohoka mu gituro cy'amadeni, sohoka mu gituro cy'uburwayi, sohoka mu gituro cy'ubugumba. Imbaraga n'imbabazi z'Imana bibonetse kuri wowe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhereza umugisha ufashe buno buhanuzi bushayaringa byibura abantu batanu. Ukibushayaringa abantu batanu, Imana iha umugisha izina ryawe, Imana ikwagura, Imana igukomeza, Imana ikugire munini, Imana iguhindurira amateka mu izina rya Yesu. Shayaringa abantu batanu, bashayaringe. Ukibikora umugisha ukubeho. Kora subscribe niba utarayikora, kandi like, comment yawe ni ingenzi. Ntugende utanditse utamina. Imana iguhereza umugisha. Shalom, shalom.